umugani w'umwana w'ikirara. Hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Minsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye, ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda hakwaka umuntu muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire umuntu ubimuha. Nuko yisubiyemo, aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza. Naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakame umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona. Ese aramubona, amugirira impuhwe, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse. Yari yarazimiye, none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza, ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara rero, yanga kwinjira. Nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi gukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume kamwe ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe byose abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe.
It was meet that we should make merry and be glad. ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, Thy brother kuko murumuna wawe uyu and is alive yari yarapfuye none arazutse, and was lost yari yarazimiye and is found. none dore arabonetse. Murakoze cyane. Ngewe ku giti cyanjye isomo mvanyemo rya mbere n'urukundo rw'Imana ruri unconditional. Muri uyu mugani mu by'ukuri ni ikintu kidasanzwe. Uyu mubyeyi twamugereranya nk'Imana uburyo yatwakiriye. Akenshi iyo abantu bakundana, urukundo umuntu akubwira icyo agukundira, icyo yagukundiye, ariko urukundo rw'Imana nta kintu mu by'ukuri twari buha Imana, nta n'icyo, nta bwiza, nta kindi kintu, nta kiri material, nta kintu na kimwe. Urukundo rw'Imana ruri unconditional. Yadukunze nta kintu na kimwe twakoze. Urukundo rwayo rurahebuje. The same n'imbabazi zayo nta kintu na kimwe zishingiyeho. Imana yatugiriye imbabazi, duhora twishima. Ntago bisaba ngo umuntu umwe yaravuze ngo imbabazi zayo zisumbi ingano y'ibyaha byose washyira hamwe bikuzura isi. Imbabazi zayo zirarenze. Kandi arongera aravuga ngo urukundo rw'Imana, ngo Imana ikozwe muri materiali z'urukundo. Ubwo nyine ni kwa kundi umuntu abura ukuntu adekrive ikintu. Ariko Imana yacu ngo iradukunda cyane kurusha abantu, kurusha ababyeyi, kurusha ibindi byose. Ni Imana yuzuye urukundo, ni Imana igira neza. Yabuze uko abidekrive, aravuga ngo ikozwe mu rukundo. Rero Imana yacu byashoboka ko hari ibyo iri gustrugglingamo, byashoboka ko hari ibyaha bikuremereye, hari icyumba cy'ubwihebe, hari ahantu uri, hari umuntu wananiye kubabarira, hari ubuzima urimo nawe utasobanukirwa. Muri wowe hari umuntu wanze rwose, wumva urukundo rwarabuze muri wowe, rwarakonje. Ariko nagira nkubwire ngo Imana yadukunze nta kintu na kimwe irebeyeho. Bidusaba ko twigerera muri iyo ndorerwamo natwe, kwiga gukunda umuturanyi, kwiga gukunda umwanzi wawe, kwiga gukunda, kwiga. Reka tugerageze kandi ubabarire mugenzi wawe, kuko ngo nutabari uwo mugenda n'uwo mwabanye mwene data. Isi Imana yo uzayisobanurira gute kandi iyo yarakubabariye nta n'ikintu na gitoya, nta kintu na gitoya n'ukuntu uri gusayisha n'ukuntu nasayishije. Imana rero nayo yatwakiriye muri iyo angle, itwakira muri ubwo buzima, itwakira gutyo n'urukundo rwinshi rutarondoreka. Urebye ukuntu uyu mwana agiye nabi, akagenda agasayisha, ariko still akibuka. Dore ikintu tuzira no kutibuka ko hari urukundo rw'Imana. Twaherewe ubuntu no kutibuka ko Imana igihari, ngo wumve ko wayigarukira ngo uhinduke. Ntabwo uko wagiye ntabwo kibazo Imana ifite. Ukugaruka kwawe nicyo gifite agaciro cyane. Garukira Uwiteka arakugirira ibambe. Uko wagiye, ibyo wasayishije, nta rugero na rumwe wagezeho Imana itakubabariraho, itakugaruriraho. So byashoboka rero wowe nyumva utwumvishe, garuka. Imana iracyafite imbabazi, garuka. Imana iracyagufitiye urukundo. Haleluya. Icya kabiri, ndagira ngo mwumve aka kantu gatoya umwana yakoze. Umwana nyuma yo gukora self reflection, yisubiyemo, Bibiliya ivuga ngo yisubiyemo, atekereza gusubira kwa data. Dore ubundi Bibiliya kwihana ivuga nuko utekereza ko ibyo urimo ari amase, gutekereza ko ibyo urimo yarasayishije, agera harabirambirwa, abona koko ibintu arimo, ubuzima buri kwangirika. Noneho ngo aho kugira ngo atekereze undi muntu ari muri za nshuti yasayishanye, ahubwo atekereza gusubira kwa papa. Koko atekereza ko hari ubuzima, kuko n'ubundi nta kintu yigeze aburirayo. Yihana gutya asubirayo. Kandi akantu gakomeye karimo ni ukuvuga ngo uko uzaza usa kose, uko waza usa kose, Yesu arakwakira. Ibyo waza wikoreye, uko waza ureba, uko waza warahirimbiye, Yesu arakwakira. Haleluya. Ngo bamwakirizanyije ubwuzu, baramusoma, bisobanuye urukundo rwinshi, amarangamutima, bamutumirizaho imyambaro, umwana baramwoza, haba umunsi mukuru. Haleluya. Ni kuko umuntu iyo yihannye agahinduka, uwo munsi uko waje kose mu ijuru ngo haba ikirori, haba ibirori, haba umunsi mukuru udasanzwe. Hari Imana yiteguye kukubabarira, ikakuristoringa, igahindura ubuzima bwawe, ugasubira mu murongo. Uyu munsi Bibiliya iravuze ngo mu Baheburayo ibice 3:15 biravuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryanjye, nimwumva ijwi ry'Uwiteka ntimwinangire.
Imana irakugirira neza. Icyanyuma, uyu mwana mukuru w'uyu mwana Bibiliya itubwira wari warasigaye mu rugo akorera se, ngo yagize ishyari kubera ko se ari kwizihiza umunsi mukuru wo kugaruka kwa murumuna we. Ntibyamushimisha, ariko abantu benshi bajya bamera b'abanyedini. Ibi bisobanuye ko hari igihe tugira ishyari no kumva ko ari twebwe dukijijwe, no kumva ariko twagiriwe ubuntu, ntituhishurirwe ko Kristo yaje aziye bose. Kuko biravuga ngo biravuga ibice 3 ngo 16 Yohana, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera wese, mwumva aka kantu, atarimburwa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntago ari mu gisate runaka, ntago ari ahantu runaka, ntago ari mu idini runaka, ni uwizera wese, haleluya, ngo atarimbuka. Uyu mwana rero agira ishyari. Ibi bintu bituma binamubuza kumenya ko hari ubwo buntu Kristo yagiriye isi, bimubuza gutuma atagira ibyishimo bya reconciliation muri Kristo. Se rero amwibutsa ko igikomeye cyane ari urukundo. Dukwiriye gukunda abakiri mu byaha tukabagaruza neza. Amwibutsa ko dukwiriye kugira impuhwe zabo z'intama zitaraboneka, zitaraza muri Kristo. Aramwibutsa, amubwira ko igifite umumaro ari icyo ngicyo kurusha kumva ko wakijijwe, kumva ko uri aho ngaho wibereye aho bihagije. Ahubwo igikomeye ni ukwibuka abatarizera, abataragirirwa imbabazi na Kristo, bakiri aho ngaho batafite ayo makuru. Rega ikibazo ni ukumenya amakuru, ni ukwizera gusa, ubundi ibindi Kristo akabiguhanirizamo. Rero Kristo ni byinshi cyane. Nanjye ndakubaza noneho, se we wize iki? Ni iki kiri muri uyu mugani Yesu yaciriye abigishwa? Ni iki utoramo ko ari inkuru wumva yubakitse gutyo? Wowe ni iki utoramo? Ndabakunda rero. Byashoboka ko hari iminsi, hari ibyo wanyuzemo, hari ubuzima urimo, kwizera kwawe se ntiguhari, hari ibindi wizeye. Ariko ndagira ngo niba wumvishe hari icyo utoye muri iyi nkuru, dusenganire isengesho. Mana nziza, Mana igira neza, Mana y'urukundo, turagushimye cyane. Tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye ubuntu bwawe butarondoreka, imbabazi zawe zatugezeho tutarabo kubabarirwa, twarabo gucibwa burundu, ariko imbabazi zawe zitugezeho ziradukiza, ziratubohora. Urukundo rwawe ngo rutubera umugozi udufata, turahindukira ntitwasubiza amaso inyuma. Ndagushimye Data. Byashoboka ko hari umuntu wumvishe iyi nkuru nawe ikamukora ku mutima, umenya amakuru ko kukwizera ariko gukira kwe. Mwami Imana, kukwizera ariko kwamuturisha imitwaro yose iremereye y'ibyaha, kukwizera ko ariko kwamukuraho agahinda amaranye iminsi. Haleluya. Turasenze kugira ngo iri jambo rikomeze rimwuzure, impinduka zigaragare, abantu, abaturanyi, inshuti, abavandimwe babone iyo mpinduka. Urugendo rwo guhinduka utangire mu buzima bwo guhera uyu munsi. Komeza uganze rero kandi ushyirwe hejuru. Turakwizeye, twizeye imbabazi zawe, kandi turashimye ko utangiranye urugendo n'uyu muntu. Ibyagoraga byose abishyize kuri wowe Data. Komeza uganze rero, ushyirwe hejuru n'iteka ryose, kandi umugisha buri umwe wese wumvishe iyi nkuru n'imbaraga zo kunesha ibigoye mu minsi nk'iyi ngiyi. Ushyirwe hejuru n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo bisabye twizeye, amen.